Ya bakunzi ba Icara Wige TV, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu gihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ya nk'uko mubibona rero turagarutse kandi tuzanye amakuru mashya nk'uko mubibona ku musore wanyu cyangwa se w'igihugu wita Komfi rero nk'uko akomeje kugenda abigaragaza, ari kuvuga ko uburwayi afite bwa vitiligo cyangwa se bw'uruhu bwamwatatse mu mwaka w'2022 bukomeje kwiyongera, akaba akomerewe rero kuko agaragaza ko yagerageje no kwivuza hanze nka Tanzania, za Kenya hose bikanga. Rero ubu burwayi bukaba bumurembeje nyine, bukomeje kwiyongera bikabije, aho isura yose ishobora kuba iri gufatwa. Nk'uko mubizi Komfi amaze iminsi aherutse gusohora indirimbo bita Dimension, avuga ko byanamubangamiye cyangwa se yamaze kuyisohora ahita aremba, bituma atabasha no kuyiporomotinga ngo abashe kujya mu binyamakuru agende ayamamaza kubera ubwo burwayi nyine Komfi amaranye iminsi. So rero nk'uko ibitangazamakuru biri kugenda bigarukaho, ni ugusengera umuhungu kabisa, kuko Komfi ni umwana w'igihugu, ni umwana twese twishimira, kuko birababaje kandi vitiligo nk'uko tubizi, nk'uko yakomeje kubisobanura, ni indwara yataka uruhu, yewe ikaba yanakwira umubiri wose iyo itavuwe neza, kandi gukira biba bigoye, ariko twizeye ko azakira.